ndaje. Okay. Murabeho rero ko mushobora gusanga ntagihari. Sigomba gusezera. Ariko uyu nyoko wanyu kuba asigaye avuga nabi cyane byagenze bite? Akabikubajije kuko njye ntabwo nari kumugana. Wajyarema nk'umushiha. Anyway, reka nivugire icyangenza. Ese okay, ngarutse aho narindi rero, hari igihe umwana ataba isoko y'umugisha nk'uko mbyizeye cyangwa mbyiteze, ahubwo agateza ibibazo mu muryango wanjye kandi agateza ibibazo ku mugeni wanjye. Urabizi neza ko nkundana Iribagiza. Umwana wawe agateza ibibazo, ariko wumva amagambo ubwira umwana niwe wabigiramo uruhare. Tikubwira nyina sinema nabwira umwana. Uramutse ubyumvishe neza kandi ukabyakira neza, wamenya icyo ushaka kuvuga. Gusa nimba ayo magambo mabi ushaka kwatira ku mwana wanjye, rwose ushatse wabusohotse. Ntabwo ari mabi. Ese nturizi yuko twabanye se? Hari igihe twabanye runaka dukunda, sibyo? Ntabwo nakubera umwana mubi. Aka kanya ndagira ngo ntumpemukire. Mu by'ukuri ndakwinginze, ntihagire umuntu uzamenya ko umwana ari uwanjye. Sibyo? Wow. By'umwihariko Iribagiza, kubera ko wagusenye burundu urukundo rwanjye nawe, ntabwo nzi niba yakomeza kubyihanganira. Icyo usize imbere ni ukudasenya umubano wawe na Iribagiza. Umwana wawe nta n'ikintu avuze, mbese urumva kuba ariho ari n'ibyago, ntabwo mwitayeho. Icyo usize imbere ni urukundo rwawe. Kandi na nyina ubwe mwitayeho, ntaswe umwana. Nanjye ntabwo nkeneye kunyitaho byose, kuko igihe nabayeho mwite njyenyine, urabona inda aho igeze, ntabwo wigeze umva hafi. Nta kuntu rero mbwira ngo mwitayeho, ntabwo nkeneye kunyitaho. Ntabwo nakubonye ariko byibuza ita ku mwana wawe. Kandi nzabikora, ni inshingano zanjye. Uzabikora gute uri kumwihakana ngo sinzajye mubwira ko inda ari iyawe? Ese koko urumva ushaka kubibwira Iribagiza? Wabibwira ababyeyi banjye se babifata bate? Wow. Nyine kuba twararyamanye ibyo byo wenda baranabimenye uko nabyemereye ababyeyi banjye, ariko kuba haravuyemo uwo mwana ntawe wamushyira, sinzi niba uzanamuha ngo bamurere, kandi ibyo bintu simbikeneye rwose. Sibyo? Wanyemereye uwo mwana igihe azavukira nkazamwitaho, nkagufasha njyewe, ariko mu buryo bw'ibanga ryanjye nawe. Please, icyo nibwo busabe bwanjye. Cyose bikumva wahaguruka ukagenda, kuko ibintu ni bibiri ngomba kukubwira. Nimba udashoboye kuba umuntu w'umugabo ngo ubwizwe ukuri urukundo rwawe ngo Iribagiza, mubwize ukuri ko wateye inda, wemere inshingano w'umuntu w'umugabo. Ikindi ubibwira ababyeyi bawe, kuko njye nimvuga ko umwana atari wese nzamukira, ngaho mase mubwiriro mumuhereze ariwe mwitirira. Cyusa araza kuba yashaka undi muntu yitirira uyu mwana, kandi tumaze kuba twabona ibintu byinshi bigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yakurikira. Turaza kuba twamenya ko uyu mwana atari uwa Cyusa, ahubwo tugiye kuba twamenya se. Rero nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, uko utekereza bino bintu, uko uri kubona bigiye bimeze, ubundi nze nkusobanurire nkubwire n'impamvu uyu mwana Isimbi atwite atari uwa Cyusa, ahubwo ashaka ko yamushyira kuri Cyusa, yuko ni ibintu byiza cyane kuba Cyusa yarabashe kuba yaryamana n'uyu mukobwa, kandi uyu mukobwa akaba atwite. Rero Cyusa ntago yahera hihi ahakana uyu mwana, ariko tumaze kuba twamenya ko uyu mwana atari uwa Cyusa, ahubwo Isimbi mu gihe yari yaragiye, igihe atabaga hano kwa Rugema, yari yaragiye kuba yashaka umugabo wamuteye iyi nda, noneho agerayo asanga uwo mugabo ni umukene, aba mu buzima bubi cyane. Niyo mpamvu mubona Isimbi atwite iyi nda, ntago ari iya Cyusa. Nimba umaze kuba wasobanukirwa ibintu Cyusa arimo agiye kuba yacamo we na Iribagiza we,
ese isimbi araza kuba yamugira impuhwe? Byose turaza kuba twabirebera hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ariko tumaze kuba twasobanukirwa ko isimbi uyu mwana atwite atari uwa Cyusa ahubwo bari kumumushyiraho kugira ngo azabashe ko yamurera. uri kumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yatangira kuba yagera ahantu haryoshye. Nimba ubashe kuba wakumva ikintu isimbi arimo akora, kanda subscribe hano kuri ino channel. Nimba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, yuko ibitekerezo byawe ni ingenzi hano kuri ino channel, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yakurikira, kubera ko turaza kuba twabonamo ibintu byiza cyane kandi byiza bihebuje, kubera ko tutari duheruka kuba twabona iyi filimi abantu bari batangiye kuba bayicikaho, ariko isimbi yaraje, filimi irongera irakundwa cyane. uri kumva ko ibintu bigiye kuba byatangira kuba byamera neza. ese Cyusa araza kuba yakemera uyu mwana? Se araza kuba yabwira gute Iribagiza ko afite uyu mwana? Kandi twabonye ko Cyusa nubwo yaryamanye n'uyu mukobwa akaba ari kwizera ko uyu mwana ari uwe, ariko ari kugumya abwira isimbi amubwira ati uyu mwana reka umugire ibanga, ntihazagire umenya ko ari njye muntu waguteye inda. uri kumva ko Cyusa niyo uyu mwana yari kuba ari uwe, uri kumva ko ibintu yaratangiye kuba yakorera umukobwa bigeze kuba baryamanaho, uri kumva ko atari ibintu byiza cyane, kubera ko Cyusa uyu mwana asanga ari uwe nubwo ari kwizera ko ari uwe, ariko twebwe twamaze kuba twasobanukirwa. Cyusa rero uri kumva ko ibintu atangiye kuba yatekereza atari ibintu byiza cyane. Mujye aho hasi mumugire inama, kubera ko uyu mwana aza gusanga ari uwe, ariko nawe araza kuba yasobanukirwa. Cyusa araza kuba yabimenya, ariko ni ibintu byiza cyane kuba isimbi yarabashije kuba yatwita, akabasha kuba yava mwa runo rugo, kandi akabasha kuba yarigeze kuba yaryamanaho na Cyusa. Ni Cyusa yahera hehe ahakana uyu mwana ko atari uwe? Rero Cyusa na Iribagiza umubano wabo ugiye kuba wazamo agatotsi, kubera ko Cyusa adashaka ko bimenyekana ko yaba yarateye inda, nubwo atari we wayiteye, ariko yaryamanye nawe. Rero umubano we na Iribagiza ugiye kuba wazamo agatotsi, kandi ni ibintu byinshi twabashije kuba twabona muri iyi episode igiye kuba yaza, kubera ko Iribagiza atazi nimba Cyusa azakora ubukwe nawe ataranywa umuti wa kabiri. Rero Iribagiza ategereje kuba yanywa umuti wa kabiri kugira ngo akore ubukwe na Cyusa, kandi twabonye ko Cyusa arimo aritegura ubukwe. Se ibi bintu bizaba bigenda gute? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri kano kanya tubashe kuba twageramo. Kandi nimba ubashe kuba wagera kuri iyi munota tukiri kumwe, ukirimo umurikira wumva izi mikoro ndimo ndavugiraho, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo, kubera ko ibintu bigiye kuba byamera neza kurushaho. Filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yazamo utundi dushya twinshi cyane, igiye kuba yakongera ikaryoha. Iyi filimi imeze nk'aho yatangiranye amavuta mashyashya hano kuri zino episode tugezeho, yatangiye kuba yakigarurira abakunzi benshi mu Rwanda, kubera ko filimi Inzira y'Umusaraba itangiye kugera ku rundi rwego. Rero nimba nawe ubashe kuba wagera kuri uyu munota kandi hari ibintu ubashe kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitubwira, kubera ko ngiye kuba nagusobanurira ibintu byinshi biraza kuba byaza muri episode ikurikira, ndetse tugenda tugaruka no mu byagarutse kuri episode yarangiye, kubera ko ngewe ikintu mbabwiye mu gisanga muri episode nababwiye muraza kuba mwakurikira mu kanya. Rero ibintu bitangiye kuba byaba ibindi, kubera ko uyu musore Cyusa ndetse na Iribagiza bagiye kuba babana mu buryo butari bwiza, kubera ko isimbi yabashe kuba yahitambika. Ese Cyusa azabasha kuba yashaka isimbi cyangwa azabasha kuba yashaka Iribagiza? Byose tugiye kuba twabisobanukirwa, ariko isimbi arimo aramwihambiraho kugira ngo abashe kuba yamugira umugore, kugira ngo babashe kuba babana. Rero isimbi ibintu arimo arakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Cyusa tumaze kubona ko yifitiye undi mukobwa arimo abwira ariwe Iribagiza. Ese azabasha kuba yahemukira Iribagiza kugira ngo akundane n'uyu mukobwa isimbi, kugira ngo babashe kuba babana? Rero ni ibintu byinshi bikomeje kuba byagaruka muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kandi bikomeje kuba byatungura abantu kuri iyi episode tubashe kuba twageraho, kubera ko Cyusa afite ibibazo bikomeye cyane.
ari mu ihurizo kuba yarateye inda nubwo ayitirirwa nubwo atari we wayiteye, ariko yabashe kuba yaryamana n'uyu mukobwa Isimbi. Rero uri kumva ibintu bigiye kuba byaba nabi kurushaho, ibintu bigiye kuba byazamba, ariko ntago aribyo twabonyemo gusa, kubera ko twabashe kubonamo n'ibindi bintu bihambaye kandi byiza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twabashe kuba twabona ko uriya mugore wa Rugema mama Kanyana arimo aganira na Kanyana we, barimo bavuga kuri iyi nda Isimbi atwite. nawe twamaze kubona ko nta makuru bayifiteho neza, barimo barashidikanya ku muntu waba waramuteye inda, ariko twamaze kubona ko twebwe atari Cyusa ahubwo ari undi muntu yari yaragiyeho agiye kuba yashaka yuko Isimbi nta hantu yari kuba ari, kubera ko yari yarashatse umugabo w'umukene, niyo mpamvu babashe kuba bananiranwa inda abasha kuba yayigeka kuri Cyusa. Rero uri kumva ko hano hari isomo rikomeye cyane tubashaje kuba twakuramo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko Cyusa yaza kuba atararyamanye na Isimbi ntabwo inda bari barayimushyiraho. uri kumva ko rero hari amasomo menshi tugenda tuba twafata hano muri ino filimi, kandi abasha kuba yatwubaka. kandi ntabwo ari ibyo gusa twabashije kuba twabona muri episode yarangiye, twabashije kuba twabona ko Iribagiza ndetse na Rugema batangiye kuba bahangana. Rugema atangiye kuba yarengera, Iribagiza atangiye kuba yatinyuka Rugema. ni ibintu byiza cyane kuba Iribagiza atangiye kuba yatinyuka Rugema, agatangira kuba yamubaza ibibazo akamusubiza Rugema. Rero Iribagiza yabwiye Rugema amagambo akomeye cyane. ni amasomo rero twabashije kuba twakura mu iriya filimi Inzira y'Umusaraba yabashije kuba yarangira, ariko tugahita tugaruka tubabwira no kuri season igiye kuba yakurikira ibintu biraza kuba biranga, kubera ko ari ibintu byiza nyine cyane bigenda biranga izi filimi Inzira y'Umusaraba. kandi nawe nimba ubasha kuba watwumva ukabasha kuba wagera hano kuri ino channel, wamaze kuba wasobanukirwa buri kimwe kigenda kitangirwaho, kubera ko tumaze kubonamo nyine ibintu byinshi kandi byiza tutari twiteze ko biraza kuba byaza muri ino filimi. rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uno munota, hari ibintu wabashije kuba wasobanukirwa muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ukande kuri like, ugiye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kubera ko ibintu bigiye kuba byahinduka ibindi. iyi filimi igiye kuba yaryoha kurushaho, yuko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi kandi bigiye kuba byaryoshya. aho Cyusa bamushyizeho umwana atari we wigeze atera inda, aho Iribagiza yatangiye kuba yavugana na Rugema akamutinyuka akamubwira amagambo akomeye cyane. rero Iribagiza yakoze igikorwa cy'ubutwari. ese namara kunywa umuti wa kabiri ibintu bizaba bimeze bite? ibintu bizaba birushijeho kuba byaryoha cyane, kubera ko tumaze kuba twabona ko filimi yacu itangiye kugera ku rundi rwego, itangiye kuba yaryoha kurushaho. rero Iribagiza yararimo bakamarade hano bari barimo bamugira inama, avuga ati ave mwarura rugo kwa Rugema ajye kuba yaba kwa bakamarade. se bakamarade bamwakira gute? urugo rurimo abagabo babiri, haba hinjiyemo umukobwa umwe. uri kumva ko ibintu byaba bitangiye kuba byaba ibindi, kuba Iribagiza yava iwabo hariya kwa Rugema akabasha kuba yajya kubana na bakamarade. nta bagabo kandi murabizi bambaye umubiri, rero ntago ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza yajya kubana na bariya bagabo, kubera ko nawe wakizera ikintu mu minsi iri imbere. uri kumva ko rero ifilimi yacu igiye kuba yaba ibindi. se Iribagiza araza kuba yaba hehe? ariko yahakaniye bano bagabo bari bamusabye ko yaza kuba yabana nabo, ahubwo akaba igihe amaze kwa Rugema nta kintu yigeze aba, ahubwo ariho agomba ko yaguma, kubera ko twabonye ko kwa Rugema nubwo bashaka kumwica, ariko twabonye undi mukobwa Rugema Safina yabashije kuba yahagera atabara Iribagiza ku gihe. rero ni ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi, kandi twabonye ko uriya mukobwa Kanyana afite umukunzi, ndetse na Sylvie umushiki wa Cyusa akaba afite umukunzi. rero ibintu bigiye kuba bitangaje hano kuri ino filimi kuri abo bakunzi mubabwiye Sylvie ndetse na Kanyana, nuko twamaze kuba twabona ko uriya mukunzi bose bamuhuriyeho. kuba Sylvie atarabona umukunzi wa Kanyana ntago ari ibintu byiza cyane, nanone kuba Kanyana atarabona umukunzi wa Sylvie ntago ari ibintu byiza cyane, ariko bigiye kuba byahurirana. uyu Sylvie yabashije kuba yatumira ba Kanyana
kuba yaza kuba yareba umukunzi we, kandi twabonye ko umukunzi wa Sylvie ariwe uyu mukobwa Kanyana akunda kandi yatumye nyina ngo abashe kuba yamuvugira ko amukunda, ategereje ko amusubiza kandi yamaze kuba yakigerera kwa Sylvie kare. Uri kumva ko filimi yacu Kanyana agiye kuba yajya muri koma kubera ibintu bigiye kuba byabamo. Rero nimba ubashe kuba wasobanukirwa ibintu bigiye kuba byaba muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza utangemo ibitekerezo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi ifilimi yacu igiye kuba yaryoha kurushaho. Kandi nimba ubashe kuba wasobanukirwa, sharinga iyi video n'abandi bantu babashe kuba bayibona, kubera ko itangiye kuba yaba nziza iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi nimba nawe ubashe kuba wayikunda, gira igikorwa gikomeye ukora, utanga ibitekerezo aho hasi muri comment byubaka abandi, byafasha n'abandi.